Nyemerera nongere ngushimire wowe ufata umwanya wawe ugakurikirana ibyo tugukorera ndetse n'ibyo tukugezaho kuri YouTube channel yitwa IBYUBAKA TV. Nongere nkumenyeshe ko iyi YouTube channel yitwa IBYUBAKA TV ari YouTube channel cyangwa se umuyoboro twahariye kuzajya tunyuzamo byinshi cyane byadufasha mu rugendo rw'agakiza, harimo ijambo ry'Imana ryagiye ryigishwa n'abapasiteri bagiye batandukanye n'abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye, indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse n'amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nkiri aho ngaho nkuko twatangiye wahise wumva ko tugiye kuvuga ku mateka y'indirimbo nziza cyane ikundwa n'abantu batari bake, indirimbo y'199 mu gitabo dufite cy'indirimbo 350 zo guhimbaza Imana. Iyi ndirimbo abantu benshi bakunze kuyikoresha iyo barimo bahimbaza Imana, barimo bavuga icyubahiro cy'Imana, barimo barata imirimo n'ibikorwa byiza bakorewe n'Imana. Abantu benshi nkuko namaze kubikubwira bakunze kuyikoresha, ariko usanga batazi amateka ari nyuma y'iyi ndirimbo yitwa Imana ihimbarizwe ibyo yakoze. Iyi ndirimbo yitwa Imana ihimbarizwe ibyo yakoze ni 199 mu gitabo cy'abadivantiste b'umunsi wa karindwi cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, naho iyi ndirimbo ikaba no mu kindi gitabo cyitwa Church Hymn, akaba ari ya 647. Iyi ndirimbo muri iki gitabo yitwa To God Be the Glory, ubwo ni mu Cyongereza, naho bakavuga ko yanditswe na Doan ndibuze kumugarukaho nyuma, ariko nubwo ari we wanditswe nka nyiri indirimbo turaza kubibona ko atari we wayanditse, ahubwo w'icyo yakoze yaje guhimba umuziki wakoreshejwe muri iyi ndirimbo. Ni ukuvuga ngo turi buze kwibanda ku mwanditsi w'indirimbo, turebe amwe mu mateka ye, nuko turebe ibyihishe inyuma y'iyi ndirimbo, tuze kureba noneho n'uyu Doan waje kuba yandika injyana y'iyi ndirimbo. Nge ugiye kukugezaho aya mateka y'indirimbo Imana ihimbarizwe ibyo yakoze, ndi mwene so Irumva Daniel. Reka nguhe ikaze muri aya mateka y'indirimbo nziza. Iyi ndirimbo y'199 yitwa Imana ihimbarizwe ibyo yakoze. Umwanditsi w'iyi ndirimbo yitwa Frances Jane Crosby. Uyu muramuzi cyane ntiriwe mugarukaho, ariko bitewe nuko dushobora kuba twaramwibagiwe reka nongere mugarukeho. Uyu muramuzi cyane kuko twakunze no kumuvuga mu mateka y'indirimbo nyinshi twagiye tubakorera. Uyu yari umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana, akaba yari afite ubumuga bwo kutabona. Izina yahawe amaze kubaka urugo ni Frances Van Alstyne. Indirimbo zose zo guhimbaza Imana yanditse zagiye zikunda gukoreshwa cyane mu itorero rya Methodiste. Nk'uko twabikubwiye, uyu Frances Jane Crosby yavutse mu mwaka w'1820 aza gusinzira mu mwaka w'1915. Yaje guhura n'ikibazo cy'ubuhumyi ku cyumweru cye cya 6 gusa avutse. Ubuzima bwe bwose bwakurikiyeho yaje gukomeza abimpumyi, ntago yigeze yongera guca iryera ngo arebe byibura abasha no kuba yabona umugabo we waje kumushaka. Uyu mugore yakomeje kuba umumetodiste, aho yatangiye kwandika indirimbo zo guhimbaza Imana afite imyaka 6 gusa y'amavuko.
Ntibyatinze kuko yaje kwiga ku kigo kiba i New York cyigishaga abafite ubumuga bwo kutabona. Nuko ku myaka 15 nibwo yaje kujya kwiga muri icyo kigo, bitewe no kwitwara neza no kwerekana ubushake no kwerekana ko afata vuba. Ku myaka 20 yaje guhabwa akazi aho ngaho, atangira kuhigisha amateka. Nta gushidikanya indirimbo ze zo guhimbaza Imana yagiye yandika zari ingenzi cyane ku muziki w'abanditsi b'indirimbo bazwi cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gihe cye. Amagambo n'umuziki by'indirimbo byaje gushyirwa muri album y'indirimbo ziswe Brightest and Best. Iza iyi ndirimbo yitwa Twishimire Gucungurwa. Umwanditsi cyangwa se himno nyiricyubahiro Catherine Young avuga ko umuziki w'indirimbo waje kuba wandikwa na William Doan, dore ko uyu William Doan yaje kuvuka we mu mwaka w'1832 aza gusinzira mu mwaka w'1915. Uyu Doan yari umuhimbyi w'inyandiko nyinshi za Crosby. Uyu mugore witwa Frances Crosby yandikaga indirimbo, yamara kwandika amagambo y'indirimbo, uyu witwa William Doan niwe wamufashaga mu kuba yatanga injyana iyi ndirimbo yaza kuririmbwamo cyangwa se yaza koreshwamo. Si ibyo gusa, niyo mpamvu batubwiye ko inyandiko zose za Crosby zagiye zihimbwa cyangwa se zihimbirwa injyana n'uyu William Doan. Uyu mwanditsi rero witwa Catherine Young nawe ni umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Yaje kuvuga neza ko ashimishijwe cyane n'iyi ndirimbo yitwa Imana ihimbarizwe ibyo yakoze, aho yaje kuyitaka avuga ko injyana William Doan yayihaye ihuye neza n'amagambo y'iyi ndirimbo Crosby yaje kwandika, kuko iyo urimo urayumva hari ahantu bigukura naho bikugeza. Indirimbo nyinshi zo guhimbaza Imana zishingiye kuri Kristo, ariko iyi ndirimbo ivuga mu buryo butaziguye Imana. Iyo Mana yakoze ibintu bikomeye. Intego y'ibanze y'ibikorwa by'Imana kwari ugucungurwa kw'abantu binyuze muri Yesu Kristo. Nuko rero mu gice cya kabiri uyu Crosby yaje kwandika ati yakunze isi ku buryo yaduhaye umwana we. Aha Crosby aba atujyanye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, aho isomo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nibyo byaje gutuma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo uyu mwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Mu gice cya kabiri cy'indirimbo nk'uko tubizi, Crosby yaje kugaruka kuri isomo. Igice cya kabiri cy'indirimbo Frances Crosby yaje kwerekeza ku masezerano y'Imana, yibanda kuri Kristo, yibanda ku gucungurwa gutunganye, yibanda no kugurwa amaraso. Nuko mu gice cya 3 agenda akomeza yibanda kuri Yesu no ku Mana. Ibyibandwaho byongeye kwibanda kuri Kristo utangaje, Kristo watubereye ikiraro cyacu kitugeza ku Mana, kandi Yesu Kristo twifuza kubona mu cyubahiro. Iyi ndirimbo nziza yo guhimbaza Imana iyo uyitekerejeho neza nibwo wumva uburyohe ntagereranywa ifite amagambo meza, ikagira n'injyana nziza igufasha kuzirikana urukundo rwa Kristo. Aho twakuye aya mateka ntago havuga impamvu nyamukuru yaba yarateye Frances Crosby kuba yakwandika iyi ndirimbo, ariko
ibyo twaje kubona ko ari indirimbo yaje kwandika nk'uko yaje kwandika indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko uyu Francis Crosby ariwe waje kwandika indirimbo twese twakunze yitwa Ngize Amahirwe. Uyu mwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana Francis Crosby nk'uko twabivuze yaje kuba yasinzira mu mwaka w'1915, nuko ibihangano bye bikomeza kugenda bikoreshwa mu nsengero zigiye zitandukanye, aho natwe Adventiste dukoresha izi ndirimbo yagiye yandika. Wowe utaruzi amateka y'indirimbo, umwanditsi rwose ntabwo ari uyu William Doan, ahubwo umwanditsi ni Francis Crosby nyiri kwandika ya ndirimbo twese dukunda yitwa Ngize Amahirwe. Iyi ndirimbo ifite amagambo meza, ikagira n'injyana nziza igufasha kuzirikana ibyo twakorewe na Yesu Kristo wemeye kumanuka akava mu ijuru, agasiga icyubahiro, agasiga indirimbo, akiyambika ubusa akajya ku musaraba. Igice cyawe cya mbere Francis John Crosby yaranditse ngo Imana ihimbarizwe ibyo yakoze. Iyo Mana yakunze ab'isi itanga umwana wayo, niwe Yesu waducunguye twese akaducira icyanzu ngo dukire. Icyo gusubiramo, Francis John Crosby yaranditse ngo dushime Yesu umwami wacu, dushime twese tumushime, niwe watwujuje n'Imana yacu, tumuhimbarize iyo neza nyinshi. Igice cya kabiri Francis John Crosby yaranditse ngo Yesu yaducunguje amaraso ye maze aduca kuri kamere yacu, ngo nubwo twaba twarashayishije tube nk'abatigeze gucumura. Iyi ndirimbo iyo urimo urayisoma uyiyumvisha nibwo wumva ko Francis John Crosby yayanditse ari mu mwuka. Igice cya gatatu Francis Crosby yaranditse ngo ibyo yadukoreye ntibigerwa, twakirana umwana w'Imana ishimwe, ariko tuzarushaho kwishima nitumurebesha aya maso yacu. Francis John Crosby yarakomeje mu gusubiramo aravuga ngo dushime Yesu umwami wacu, dushime twese tumushime, niwe watwujuje n'Imana yacu, tumuhimbarize ineza ye nyinshi. Iyi ndirimbo reka ngusabe ngo umfashe tuyiririmbane. Indirimbo y'199 ikaba iya 647 mu gitabo CYANE. Iyi ndirimbo nkwifurije guhora uyiririmba, nkwifurije guhora uyikoresha uhimbaza Imana, nkwifurije guhora uyumva mu gihe cyose wumva ushaka gutekereza urukundo nyakuri, urukundo Kristo yakunze inyokomuntu maze akaza akababarizwa muri iyi si yacu, akababazwa kugira ngo njye nawe tubone agakiza. Nkwifurije kuzabona Yesu nk'uko muri iki gice cya gatatu Crosby yabivuze, akavuga ngo ibyo yadukoreye ntibigerwa, nuko tuzarushaho kwishima nitumurebesha aya maso yacu. Nkwifurije kuzareba Yesu, nkwifurije kuzareba za nkovu afite zatewe natwe, nkwifurije kuzabona Imana, nkwifurije ko tuzaba turi kumwe twese mu ijuru. Nibyo nkwifurije, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. Amen.